Nitwa Mukeshimana Theodete, imyaka 20, akazi nkora nako mu rugo amazemo amezi 8. Navutse mu bana 3, ndi uwa kabiri. Mfite imyaka 12 nibwo papa yadutaye, arangije aragenda, banza yari yarashatse undi mugore, arangije tubaho mu buzima bugoye, aratwanga, baho mu buzima bugoye, nari narihebye. Mama baje kumuroga, mukuru wanjye ntago yabaga mu rugo, njye nyine wari hari musaza wanjye yari mutoya cyane, yarangiza mama akadusiga mu nzu twenyine. Uko bari baramuroze yarabaye umusazi, yarangiza akadusiga tukigumana mu nzu twenyine. Icyo cyaje kumbabaza kugeza n'izi saha. Baramusengeye aza gukira, ariko ntabwo arakira neza, ariko ntabwo bimeze nka mbere. Narize, papa yaradutaye, mama abura ubushobozi, nagarukiye mu wa 6. Ndangije nibwo nahise ndeka kwiga kubera ubuzima bwari buhindutse. Nkimara kuva mu ishuri, musaza wanjye niwe yakomeje ariga, mukuru wanjye we yari yararivuyemo mbere. Ndangije maze kurivamo, musaza wanjye narakomereza ariga. Hashize igihe kinini, nawe ibyo yifuzaga n'ibyo yashakaga n'ibikoresho by'ishuri ntabwo yabashije kubibona, bitewe yuko nta bushobozi bari bafite. Biza gutuma nawe ishuri arihagarika. Ubu ngubu nawe yicaye mu rugo. Nabanje kugumana na mama, mbonye ibyo ashaka ntabibona, nk'amavuta, imyenda cyangwa inkweto. Nibwo naje kujya gushaka akazi ko mu rugo. Ndangije kugeza na n'izi saha. Hari umuntu waje nyine arambwira nimba nshaka akazi, amubwira ko ngashaka, arangije nibwo kumpamagara, ndangije ndagenda ku kazi. Ko mama niwe twari turi kumwe, naje kubimusaba, mama we ntabwo yari abyishimiye, yari yabyanze. Ndangije naje ku gahato. Ubu ngubu ariko nta kibazo, yarabimenyereye. Nabanje gukora i Butare, mama ukwezi kumwe, ndangije njya mu rugo. Bwa kabiri nibwo bampamagaye, mbona kuza hano i Kigali. Ubu ngubu bitewe n'uko byari bimeze, ubu ngubu hari byinshi byamfashije, hari byinshi ntabonaga, ariko ubu ngubu ndabibona. Nk'imyenda sinayibonaga, cyangwa inkweto, cyangwa amavuta, cyangwa icyo nifuza cyose, ariko ubu ngubu ndabibona, bitewe n'ubuzima nabayemo. Iyo mbonye amafaranga ndayaboherereza, bakangurira nk'ihene cyangwa ingurube, bakayishyira mu rugo, cyangwa wenda nabona nk'amafaranga yabohereza nabo bakayakoresha. Hari inshuti yanjye y'umukobwa twiganaga mu mwaka wa 3, igihe kiza kugera ajya gukora i Kigali. Arangije hashize nk'amezi 5, aza guhura n'umuhungu, barakundana, aza kumutera inda. Arangije aza kumwihakana, arangije aza gutaha iwabo. Ageze iwabo
baza kumwirukana bitewe n'uko yari yagize imyitwarire itari myiza mu muryango. Bamaze kumwirukana yaje kugira ubuzima bubi butari bwiza, arangije umwana abaho nabi. Igihe kigeze ababyeyi baza kumugirira imbabazi, aza kugaruka mu rugo. None ubu ngubu nta kibazo, babanye neza, ubu afite imyitwarire myiza. Wenda bitewe n'uko hari byinshi waba waranyuzemo bibi, ushobora guhura n'ibigeragezo bibi cyangwa ibyiza, warangiza ukaba wasaba Imana ati wenda uwampanga igihe gisubira inyuma hatangira ubuzima bwiza, cyangwa nyine nkava muri ibyo bibazo nkatangira ubuzima bwiza nk'ubw'abandi. Ntabwo uzi ko habaho umunsi w'umugore? Uzi ko habaho umunsi w'iki? Abagabo. Akamaro kaba gahari, wenda uwo munsi w'abagore, wenda nabo iyo bawumvise ugeze barishima, wenda bakaba bumva bahawe agaciro. Hagati y'umuhungu n'umukobwa, umuntu bakunda guha agaciro cyane ni umuhungu, bitewe n'uko wenda baba bavuga ko umukobwa isaha ku isaha ngo yabazanira ikinyendaro. Bitewe n'uko abakobwa wenda n'abahungu, abahungu aribo bakunda kuba bahaye agaciro cyane, njyewe nduhindura n'abakobwa najya mbaha agaciro. Wenda nabo nimba ari imyitwarire mibi bakaba bayihindura, wenda bakitwara neza, ibintu bikagenda neza. Umuhungu n'umukobwa bavuga ngo umwe arashoboye cyangwa ntashoboye, wenda nawe ushobora kubibona, ariko nawe wabyishyizemo mwese mugafatanya, icyo mushaka kugeraho n'ubundi mwese mwakigeraho. Waba uri umuhungu cyangwa umukobwa, icyo wifuza wenda kugeraho uvuga ngo ntiwagishobora, wakishyizemo wagishobora. Inama namugira, wenda afite nk'ubushobozi, ni uko yaguma mu ishuri agakomeza akiga, kuko kuva mu ishuri ntabwo ari byiza. Hari byinshi ukuramo kandi hari byinshi umenya bizakugirira neza ejo hazaza. Adafite ubwo bushobozi nawe ashaka kujya ku Kigali cyangwa ashaka gushaka akazi, bamugiriza inama y'iki yakwirinda, iki yakora. Ikintu yakwirinda ni uko yakwitwara neza, akirinda ibishuko, akirinda n'abamushuka, nyine akagira imyitwarire myiza, akamenya n'ubwenge. Nkunda umuhanzi yitwa Kamikazi w'umurundi. Ikintu mukundira, azi kuririmba neza cyane. Hari indirimbo ajya akunda kuririmba ikamfasha cyane, bigatuma mukunda cyane. Iyo ndirimbo ye ivuga ngo reka kurira kandi humura, ibibazo bizashira. Undi muhanzi nkunda ni Knowless. Icyo mukundira, azi kuririmba neza cyane kandi nifuza kuba nazamubona.
mu bakinnyi ba filimi uwo nkunda ni Intare y'Ingore. Azi gukina neza cyane, nkumva ndamukunze. Undi muhanzi nkunda akina muri filimi ni uwitwa Rosine, nawe akina neza cyane nubwo akinana agahinda kenshi, nuko hari aho yakinye abana na mukase akamufata nabi cyane kugira ngo Rosina atabatandukanya, akihanganira ibibazo by'uwo mugore mukase, akaba mu buzima bubi ariko akabisha papa we kugira ngo atabatandukanya. Aho niho namukundiye. Twaje guhurira mu cyaro, tuza gukundana, tumaranye igihe, aza kunsaba ko twazabana. Ndangije nibwo namuhaye igihe, aza kubyemera. Ubu igihe nikigera tuzabana. Imana nibidufashamo tukaba tukiriho tugihumeka umwuka w'abazima nta kibazo. Ubwanjye nka 23 wenda Imana ni mu bushobozi cyangwa Imana yabyemeye cyangwa nkiriho, Imana ikabifashamo. Ngiye ku bwanjye niho nifuza, Imana nibigenza neza. Ikintu nkora ni ugushaka amafaranga no kuyakoresha neza, nteganya ejo hanjye hazaza, wenda nkakaba nagura nk'amatungo, wenda akazafasha ejo n'ejo bundi. Ibyo nifuza kuzageraho, nifuza kuzabaho neza, nabyara n'abana nkabafata neza, yaba abahungu cyangwa abakobwa. Wenda Imana impaye ubushobozi, nkaba umuntu ukomeye, abana banjye nabo bakagira ubuzima bwiza, ntibazagere nk'ubwo nagize, byarushaho kumfasha cyane.